isuzuguriro n'umwana w'imyaka 3 kugira ijambo ariko Imana yamukuye igisuzuguriro abantu bose barabimenya abantu bose bakamenya ko dufite Imana ikinyuranye ibihe nimba Imana igiye kunyuranye ibihe muri iri teraniro wagikirije ukavuga amena Marashe Musa n'ijambo rwabo ibyari bikutugaritse nibiveho kuko Yesu aje gukora ibyari biguteye ubwoba ibyari bikubujije amahoro ibyari bikubujije gushima nibiveho kuko Yesu aranesheje nubwo intambara iturusha gucogora umva impundu ziravuze aranesheje ati yemwe ndaje nimukomere ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora haleluya birashoboka ko wagendana n'umuntu ugatsindwa birashoboka ko wagendana n'umuntu ukaneshwa ariko iyo wagendanye na Yesu ndabona ikiganza cyandika amagambo meza urugamba ni Yesu ruyoboye kuzanesha haleluya iyo wagendanye na Yesu ntabwo dutsindwa kuko ikiganza cye kijya gihindura amateka amen wa mwanzi waturwanyaga tukamunesha twari kumwe n'Imana yacu turamunesha n'ubu arategura intambara mwe kwirara haleluya reka nkubwire iyi Imana iguhaye ijambo urigirira aho bari kwambuye agaciro si ukumenywa n'abakomeye agaciro ni ukumenywa n'Imana agaciro si ukuba Matewusi agaciro ni ukuba muri Yesu kuko aravuze ngo nimuba muri jyewe amagambo yanjye akaba muri mwebwe musabe icyo mushaka cyose muzakibona Imana ishimwe hari ibintu bimaze igihe bigukanga hari ibintu bimaze igihe bigusuzuguza amen baravuze ngo ntabwo bizakunda icyatumye ibyabo bikunda nta nicyo kigiye gutuma ibyabo bikunda icyatumye bagira iterambere nta nicyo kigiye gutuma nawe ugira iterambere mwibutse ko Imana iturema yaturemye twese twambaye ubusa amen iyo utamba hafi murengezi wanaramanutse gikuzimu wemeye kuzuranwanirira kureshanu kwawe murengezi haleluya Imana hari ibintu igiye gukangara hari ibintu byari bigutugarije hari ibintu byari bitugarije itorero ariko Imana yavuganye nanjye ngo nzego batangarize ntabwo bisongera kubatugariza kuko Imana igiye kwigaragaza Imana igiye kwitamurura hari ibintu byari bitugarije abana bawe hari ibintu byari bitugarije urugo rwawe hari ibintu byari bitugarije ubuzima bwawe barajyaye ku ijuru ritabaye bose babireba bose babireba reka dusome mu gitabo cyo kuva ibice byaho 14 umurongo w'10 aravuze ngo Farawo batuze Abisirayeli bubura amaso babona abanyegiputa bahurura inyuma yabo baratinya cyane Abisirayeli batakira Uwiteka babaza Mose bati ntabwo azari muri Egiputa kutuzana ngo dupfira mu butayu ni iki cyatumye utugirira utyo kudukura muri Egiputa sibyo twakubwiraga turi muri Egiputa tuti tureke dukorera abanyegiputa kuko ikiruta ari uko dukorera abanyegiputa biruta ko dupfira mu butayu 13 Mose asubiza abantu ati mwitinya mwihagararire gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi
mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubarwanirire namwe mwicecekere. Amena. Dusoreje ku ijambo rivuga ngo Uwiteka ari bubarwanirire. Uwiteka ari bugira gute? Teraniro ry'Imana Uwiteka ari bugira gute? Ari bubarwanirire bashumba, ari bubarwanirire bahanuzi, ari bubarwanirire abavuga butumwa, ari bubarwanirire namwe mugira gute? Mwicecekere. Iki ni igihe cyo guceceka, Imana ikaza ikarwana. Iri jambo tumaze gusoma biravuze ngo Farawo abatuse ngo Abisirayeli bahindukiye babona arimo arahurura bagenda inyuma. Hari ibintu birimo bihurura bikugenda inyuma, hari ibintu birimo bishaka kugusatira, ariko ndagutangariza aya masaha witinya. Hari ubutabazi buvuye ku Mana, hari inzira ibonetse aya masaha mu izina rya Yesu. Yesaya yavuze amagambo mu bice 50 ku murongo wa 7 yaravuga ngo kuko Umwami Imana azantabara nicyo gituma ntabwara. Mu bigaragara ibyatuma tumwara birahari, mu bigaragara ibyatuma duseba birahari, ariko shimye yera ko nta kumwara guhari, nta kumwara guhari ku babyeyi baseze, nta kumwara guhari ku bagabo baseze. Nicyo gituma tutazamwa. Ngo Farawo batuze ngo Abisirayeli babona nta nzira. Birashoboka ko nawe umaze igihe ubona nta nzira, birashoboka ko umaze igihe ubona nta cyerekezo cy'ubuzima, ariko najya mubwira ngo hari Imana ije gutabara abayo. Rangurura, rangurura maze utangarize abafite intimba. Bwira n'abo bose bashaka kwiyahura, dufite Imana itabara abayo. Iyo duseze iratwumva. Amen. Wabwira umuntu nakumve akakumvira ubusa, ariko wabwira Imana ntabwo yakumvira ubusa. Abisirayeli babwira Mose, baramubwira ngo niki cyatumye uza kudukura muri Egiputa? Sibyo twakubwiraga ngo turekere muri Egiputa? None se muri Egiputa nta mva zari zihari? Niyo twari kugwa muri Egiputa bari kuduha, ariko mwariko tukazamurira Imana icyubahiro. Birengagije Imana yabakuye muri Egiputa. Bakavuga ku bintu bitatu Imana yakoze muri Egiputa kugira ngo Farawo n'ingabo ze n'Abanyegiputa barekura Abisirayeli bagende. Ikintu cya mbere cyabaye, Imana yateje inda. Yateje iki? Inda mu gihugu. Utekereza kubona umuyobozi runaka arimo yishimira ngo Imana ibwira Mose, iramubwira ngo yandi inkoni yawe uyikubita hasi, ngo akikubita hasi igihugu cyose gikwirinde. Farawo ati noneho turemeye muragenda, ariko ngo indazi kirangira ati bishoboka biti, ntabwo turi bubareke. Imana atereka ndacyamwemeza, ariko amubwire ngo Imana igiye kwemeza abantu. Haramubwira ngo icya kabiri, ndategetse noneho ibiceri nibikwira igihugu cyose, ngo ibiceri biragenda. Waba uryamye ukumva ibiceri, bwira mugenzi wawe ufite ingabo nyinshi igiye gukoresha kugira ngo gutabara. Rero ikintu cyasekeje gikomeye, bageze ku cyago cyitwa amaraso, ngo amazi yose mu gihugu ngo ahinduka amaraso. Umwisirayeli yajya kuvoma akavoma amazi masa, ngo ariko Umunyegiputa ngo agahita avoma amaraso. Imana iguye kuvomera abandi babuze ubutabazi. Haleluya. Imana iguha amashimwe abandi barimo shado, Imana ikuzamure abandi barimo bagwa. Amen. Barirengagiza ibyo byose ngo babwire Mose ngo niki cyatumye udukura muri Egiputa. Muri Egiputa twararyaga, muri Egiputa twaranywaga,
baryaga iki? Baryaga amatungurusumu, amadegede, amapapayi. Birengagiza Imana yabahaye amazi bari mu butayu. Yirengagiza Imana yabahaye manu bakarya. Ngo babaza Mose ngo niki cyatumye udukurayo? Mose ngo asubiza abantu. Haleluya. Arabwira ngo nimuhagarare mwicecekere, murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi. Abanyegiputa mwabonye. Imana ishimwe. Amen. Ntabwo muzongera kubabona ukundi. Hari ibintu umaze iminsi ubona, ndagira ngo utangarize ngo ntabwo uzongera kubibona ukundi. Hari uburwayi umaranye igihe, hari amadeni umaranye igihe, hari ukwangwa n'imiryango umaranye igihe. Ndagira ngo mubwire ngo ntabwo bizongera, ntabwo bizongera, birarangiye. Uwiteka amanutse kurwana. Nyura mu misozi, nyura mu mataba, hose niko harusha umutima. Yesaba Uwiteka kugira ngo afashe. Uwiteka nawe ntatinda kunyumva. Igitangaza pe, igitangaza pe, gusa ni igitangaza ko Yesu yagishije. Umwuka we wera niwuje unyobora. Usagezi wanjye Mwijuru ahoro. Haleluya. Amen. Nitaye kugira umaze unyura mu misozi, sinite kugira umaze urenganywa. Ndagutangariza ngo bari baguhetse nibagushyire hasi bakura kugende kuko ijuru rirakwibutsa. Timwongere kuvuga abanyegiputa mwabonye. Haleluya. Niba wumvishije ijambo wanyikirije ukavuga ngo amen. Amen. Ntabwo muzongera, ntabwo uzongera kubona intambara, ntabwo uzongera kubona uburwayi, ntabwo uzongera kubona bakuroga, kuko ijuru riravuga ngo abanyegiputa mwabonye. Ntabwo muzongera kubabona ukundi. Amen. Mana ishimwe. Iki cyari igihe cyari kigeze ahantu Abisiraheli babura icyerekezo jado, babona nta yindi nzira igihari. Batangira kuvuga ngo turapfuye, birarangiye. Noneho ngo Imana ifata inkingi y'igicu yayoboraga Abisiraheli ngo iyishyira hagati yabo n'abanyegiputa. Imana igira ikintu ishyira hagati yawe n'abazi bawe. Haleluya. Ngo yigishyire inkingi hagati y'igicu, ngo Abisiraheli bakareba abanyegiputa, ngo ariko abanyegiputa ntibareba Abisiraheli. Imana yubaka urukuta rutuma abanzi bawe batakureba. Imana yubaka urukuta rutuma bakuvuga nabi batazongera kukuvuga nabi. Ngo Abisiraheli baba rero ngo bakababona, ngo ariko abanyegiputa bo ntabwo bababonaga. Dushimye Imana yuko ibyatubonye bitazongera kutubona. Niba hari umuntu wumvishije ijambo yanyikirije akavuga ngo amen. Hari ibintu bimaze igihe bikureba, hari ibintu bimaze igihe bikubona, ariko nagutangariza ntabwo bizongera kukubona, kuko Imana yubatse urukuta hagati yawe nabyo. Imana ishimwe. Ngo muri ako kanya ngo Imana ifata umucyo gukomeza kumurikira Abisiraheli, ngo ariko abanyegiputa ngo icyari umucyo kibabera umwijima. Hari abantu bamaze igihe bakurikira umucyo wawe, Imana irabihinduye, bagiye guhura n'umwijima, ariko wowe umucyo uzakomeza kumurikira. Kuko reka mubwire, barimo barakurikira umucyo wawe kuko bavuganye n'Imana, bo ntabwo begeze bavugana n'Imana, ariko kuko bavuganye n'Imana ntabwo umucyo uzigera ubura. Imana ishimwe. Ubundi turi mu masezerano. Hari abantu bariho kuko turiho. Sizi n'ibindi jambo buryo. Hari abantu bakora akazi kuko duhari. Hari abantu bajya gucuruza kuko twaseze. Rero igihe kirageze kugira ngo Imana nawe kwinjize mu masezerano yawe. Haleluya. Kuko wavuganye n'Imana igihe kirekire, niba yakubwiye ngo ugiye gutabarwa, akira gutabarwa mu izina rya Yesu. Amen. Imana ishimwe.
igihindukira. Hari abantu bajya bamenya bazi ngo Imana ni igihindukira. Imana igihindukira. Ihindukira ikintu ibintu hindukira. Ngo igihindukira ngo yerekera ku magare yabo. Haleluya. Yerekera kugitangira kuvunagura insiga zo mu magare. Uyu munsi kuri itariki ya 12 Imana ivunagure ibintu byari bigukurikiye. Imana ivunagure amagare ya Farawo n'ingabo za Farawo. Bimaze kubivunagura ngo yitangira kubyegeranya. Birira wangu Imana iravuga ngo babwire bahagura amahema yabo kuko ejo nk'iki gihe musambuka. Nimwakire kwambuka mu izina rya Yesu. Nimwakire kwambuka aho mwabonaga mutari bwambuke. Nimwakire gutambuka aho mwabonaga bitari bikunde mu izina rya Yesu. Birashoboka ko umaze igihe kirekire ku nkombe. Birashoboka ko umaze igihe kirekire ufite ikigeragezo ukaba warabuze inzira, ariko ndaguhanuriye aya masaha ejo nk'iki gihe niwakire kugira gute kwambuka, niwakire gutambuka, niwakire amashimwe, niwakire guhimbaza Imana, niwakire kurabagirana, niwakire mu izina rya Yesu. Wakomeye Imana basi. Wikibaza ngo inzira iravahe. Inzira yakoresheje bwa mbere niyo igiye kongera gukoresha. Wikibaza ngo iyi nzu ndayishyura gute. Iyo yishyuye cyane n'uyu munsi irayishyura. Wikibaza ngo ejo tuzarya iki. Iyo kugaburiye ejo hashize n'uyu munsi iracyafite imbaraga zo kukugabura. Wivuga ngo nzambara iki mu bantu bashinzwe gukora imyenda. Inganda zishinzwe gukora imyenda zirimo zirakora imyenda mishya. Ejo nk'iki gihe hari ubutabazi. Hari igihe abantu bajya bavuga ngo nibo bakugize. Bose bagizwe nawe. Bagizwe nawe. Oya tubwizanye ukuri. Hari igihe mujya muduka ukaba turabagize mwe mugizwe na. None se Yesu ufite sizo ufite. None se umwuka uhumeka hari stoke wawuguriyemo njyewe ikaba yaraye. Iyaguhaye guhumeka niyo yambaye guhumeka. Iyakurengeye niyo yakurengeye. Reka mubwire bahumura nawe zizakurengera. Ejo hawe ni heza. Abantu bagiye kubona witera hejuru. Abantu bagiye kubona ushima Imana. Abantu bagiye kubona amateka yahindutse mu izina rya Yesu. Ibyo abantu bagukangisha ntibabireke. Kuko iyo kurengera cyagiye n'ubiro cyari Imana. Uracyari Imana ivuga bikaba. Uracyari Imana itegeka bigakomera. Uracyari Imana ivuga bikaba. Uracyari Imana itegeka bigakomera. Kurengeye stagiye niyo yongeye kumbwira ngo mutangarize mubwira ngo humura uburyo burabonetse. Ariko ijambo muraryumvishije itorero ry'Imana. Biravuze ngo humura. Humura wawurushe uremerewe birarangiye. Witinya ibikugose irabivuze irabishoboye. Uyizere uyihaga amaso n'ibisigaye izabikora. Amamara wamamare. Amamara wamamare. Wamamara we amamara. Wamamare. Amamara. Wamamare. Niyavuganye nawe cyagiye. Niyo yongeye kuvuga ngo witinya.
yabo. Nta nubwo Imana yatanze ibishoro ngo birangire. Nta nubwo Imana yubatse ingo ngo zirangire. Nta nubwo Imana yatanze urubyaro ngo rurangire. Iracyafite kugira neza kwinshi. Nubwo itangiriro ryawe ryaba ritoya, ariko ejo bazakubona ushima. Nubwo uyu munsi ejo hawe kujya imbere ahataringaniye nzaharinganiza. Shimye Imana ko ari igiye kutujya imbere. Ni abantu batugiye imbere baducukurira inzobo, ariko uko Imana igiye kutujya imbere izagenda izishima mu izina rya Yesu. Ariko wanyikirije cyane ngo haleluya. Amen. Hari igihe imiryango yakubwira ngo tuzagutabara, ariko ntabwo yegeze isi. Ariko nageze nasoma ijambo ry'abamere baravuga ngo ejo ng'iki gihe, ejo ng'iki ku irembo ry'Isamariya. Reka mutangaze kugira ngo ejo ng'iki gihe hari ibintu bihindutse. Ejo ng'iki gihe hari amateka yawe yahindutse. Ejo ng'iki gihe ntabwo abantu bazongera kukurwanya. Ejo ng'iki gihe abantu bagiye kugufasha gushima Imana mu izina rya Yesu. Ariko inyuma y'ubukene hari Imana ije gutabara. Baravuga ngo uri mu nzu y'icyumba na salo. Ni ukuri niko, ariko ntabwo bazi ikiri muri iyo nzu. Haleluya. Muri iyo nzu uri kumwe n'Imana. Muri ubwo bukene uri kumwe n'Imana. Uko uzasa ni kurerekanwa. Icyakora Yesu niyerekanwa, uzasa nawe abantu bazagufasha gushima Imana. Imana ibwira Mose, biravuga ngo noneho Mose rambura ikore hejuru y'inyanja ngo amazi ngo acikamo. Reka nkubwira hari ibintu byari byakubujije gutambuka. Imana ivuganye nabyo, irabibwiye ngo nibiguhizira utambuke mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Bigiye kuguhizira, bigiye kugira gute? Bagiye kubona mu mudugudu utambutse. Bagiye kubona mu mudugudu ujya gushima Imana. Bagiye kubona mu rusengero bagana gushima. Bagiye kubona haleluya mu muryango uteruye umwana. Bagiye kubona ukora ubukwe mu izina rya Yesu. Amen. Amina. Iby'Imana ikora biradutagaza, nta n'uwabimenya uko biri. Ariko icyo kintu kw'iby'Imana ishaka aribyo wiriye gukora. Ubishara umurozi paswadima. Iby'Imana ikora biradutangaza. Noneho muhindukira umubwira ngo bigiye gutangaza ababibonye. Ijambo ry'iki? Ry'Imana. Ntabwo bakeneye amayetaje. Uko mbonye abantu tujya kubashingurira urusororo bari bafite amayetaje, ariko bafite ijambo ry'Imana. Haleluya. Abangaba niyo bageze mu kibaya kidafite amazi yo kunywa bajya banywa amazi. Niyo batariye barambara bakaberwa. Niyo badafite akazi abantu babitiranya n'abanyakazi, kubera ko n'ubwoko butuye ubwabwo ntabwo buvumika. Ufite Imana nyamana igendera hagati muri bo. Niyo yambaye igitenge kimwe Imana igihindura kenshi. Haleluya. Kuko bafite isezerano, bafite ijambo bavuganye n'Imana. Reka mubwire, iyo bavuganye n'Imana nubwo amapfa yatera, Yesu ajya gushakira isoko ryo guhahiramo. Haleluya. Iyo bavuganye n'Imana nubwo abarozi bakuraga, ujya ukira mwibe warurwaye bakakubona uri. Haleluya. Amen. Bakakubona ushimye. Dushimye Imana ko twavuganye n'umugabo wo kwizera. Baraza tukamuzamurira icyubahiro. Haleluya. Shato nagira umubwira ngo iyo wavuganye nawe nubwo amafaranga yashira, afite amafaranga. Yego. Imana ishimwe. Amen. Nubwo abantu bataguya ejo hazaza Imana yarahateguye. Nibyo.
iravuga ngo nakumenye kera utaraba urusoro mu nda ya mama wawe kugira ubuhanuzi uhanurira amahanga. Icyo Imana yakugize cyo yakikugize abantu batari bakubona. Haleluya. Amos igice cyaho cya 9 umurongo waho ni wa 11. Ndaza gusaba umuntu uzi gusoma hano aze kuhasomera kuko ndashaka ngo iri jambo ribe ubuhanuzi bwawe. Umutwe w'amagambo hano aravuze ngo Imana isezeranya Abisirayeli umugisha ku iherezo. Uzi no ku iherezo Imana igira mu mugisha. Uje amagambo ku iherezo ry'umuntu utari warakoze ubukwe akora ubukwe. Ku iherezo ry'umuntu umugore wari ugiye gukura mu inda arabyara. Mwandikirije cyane ngo amena. Sobe ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Amen. 11 havuze ngo uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi ryaguye n'iki byuho byaryo. Uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi ryagize gute? Ryaguye n'ibyagize zica n'ibyuho byabyo. Hari ihema ryawe ryari ryaraguye, hari ihema ryawe ritari rikigaragara, ariko Uwiteka yaravuze ngo araryeguye, namara kuryegura rica n'ibyuho. Uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi, nimara kuryegura nzica n'ibyuho byabyo. Hari ihema ryawe Imana yeguye kandi yishe n'ibyuho byabyo. Wankomeye amashyi ukomera Imana amashyi. Bari bazi ko ibyawe byarangije, bari bazi ko utazongera kugira ijambo, bari bazi ko utazongera kwibukwa, ariko Imana iravuze ngo yeguye ihema ryawe, nimara kuryegura irica n'ibyuho aduyi zawe zacagamo ziza kugusenya. Ntabwo bazongera kugusenya. Haleluya. Komeza usome mu izina rya Yesu. Kandi nzasana n'ahasenyutse haryo. Umviriza iri jambo, kandi nzasana n'ahasenyutse haryo. Hari ahantu wasenyutse, hari ibintu byagusenya, ariko Imana iravuze ngo ije kugusana. Imana iravuze ngo ije kugusana, kandi nzasana n'ahasenyutse haryo. Ariko bari bicayemo, hari abanzi bawe bari barakujujubije, ariko Imana igwaye kubasungura mu izina rya Yesu. Kujya kuzungura ntabwo iri jambo muri kuryumva. Impamvu Imana ikubatse ntabwo wajya kuzungura utubatse. Niyo mpamvu ikugaruriye ubwiza n'ubwa kera, niyo mpamvu ikugaruriye ijambo nk'iryo wari ufite kera, niyo mpamvu ikugaruriye valeri abanzi bawe bari barakwatse kugira ngo tujye kuzungura Abayedomu. Abayedomu bari baratugiriye nabi, Abayedomu bari baraduseye, ariko Imana ivuze ko iduhaye kubazungura, iduhaye kuzungura ibyabo, iduhaye kubigiramo uruhare mu izina rya Yesu. N'abo mu mahanga yose yitiriwe izina ryanjye niko Uwiteka ubikora avuga. Umva, ntabwo tuzazungura Abedomu gusa, tuzazungura n'abo mu mahanga yose bitiriwe izina ry'Uwiteka. Niko Uwiteka ageze gute? Avuga. Bishatse kuvuga ngo ntufite urugabano rwo kuzungura ibintu, mujye kubishyira mu bikorwa. Uve ngo uhereye none, uwari umbereye mu kazi navemo, ninjiye mu kazi. Uwari uri mu kazi k'umugabo wanjye navemo, ninjiye hehe? Ninjiye mu kazi. Uwari uri muri bizinesi yanjye navemo mu izina rya Yesu, kuko hari Abedomu bicaye mu mugisha wacu. Kugenda usarura mu izina rya Yesu. Komeza mu izina rya Yesu. N'umwenzi w'imizabibu azakurikirana n'ubiba imbuto. N'umwenzi w'imizabibu azakurikirana n'ugira gute? Uzi icyo bishatse kuvuga? Ntabwo uzongera kubura icyo kunywa, kuko umwenzi azajya akurikirwa n'ubiba, azajya arangiza kwenga, usarura bongera kubiba mu izina rya Yesu. Bishatse
kijya gihoramo umugisha mu izina rya Yesu. Komera Imana amashyi yo gusenga. kandi imisozi izatobokamo vino iryoshye. Imisozi izagira gute? Izatobokamo vino iryoshye. Imisozi yari yaragushaririye, imisozi wari uriho warayirambiwe, Imana yihaye gutobokamo vino iryoshye. Oh haleluya! Naho yaravuze mu bice bibiri aravuga dore mu mpinga y'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro. Aravuga ngo Yuda we igura imihigo yawe kandi ukomeze ibirori byawe byera, kuko umunyamubi yagize gute? Yatsembweho. Haleluya! Mushobora kubakana bago icyo yanditse yaracyanditse. Reka mubwire, begeze bavuga kuri Yesu, baravuga ira Pilato ngo wandike ko yita umwami w'Abayuda. Imana irangije irabahuza. Hari abantu bagiye guhurwa basanga icyo Imana yakuvuzeho cyasohoye. Haleluya! Ngo bakigaruka ngo twakubwiye ko wandika ko yita, aravuga ngo icyo nanditse ngize gute? Nacyanditse kandi nta muntu ushobora kugira gute? Kukivuguruza mu izina rya Yesu. Imisozi izatobokamo amasoko, izatobokamo vino. Ntabwo ari ishaririye, niryoshye. Nimwakire kunywa ibintu biryoshye. Amen. Utari imbohe mu izina rya Yesu, ntabwo uzongera kuba imbohe y'abanzi bawe, ahubwo urabohowe. Nimwakire kubohorwa mu izina rya Yesu. Bazongera kubaka imidugudu yari yarashenywe bayisubiremo. Bazatera inzabibu banywe vino yazo, bazahinga imirima barye ibisaruwemo. Ariko mwate tukazamura Imana icyubahiro. Bazongera kubaka imidugudu yari yaragize gute? Uzi ko bari baradusenye, ariko Imana ibaye kongera kubaka. Imana ibaye kongera kugira ijambo reka. Imana ishimwe. Muri gihe mu mwanya muto tuzabona umunezero. Reka mvuga akantu dusenge. Ikibazo saho utuye, ikibazo ni uwagushize mu kibazo. Murabyumvise ababyeyi? Ikibazo saho utuye, ahubwo ikibazo ni uwagushize. None uwagushize mu kibazo agiye kuza kugukura mu kibazo. Hahandi wari utuye harakuryohera. Impamvu atakuryoheraga cyane ikibazo, ariko kubera ko ikibazo cyavuyeho ugiye gushima Imana. Kubera ko ikibazo cyavuyeho ugiye guhimbaza Imana mu izina rya Yesu. Kuva kuri Imana.